cyane ndetse basharinga n'abandi batari babimenya kugira ngo nabo bajye badukurikira. Murakoze cyane. Muri iyi video ngufingiye kubereka ukuntu ushobora kubona aba subscribers 1000 mu kanya gato cyane, ndetse uri bukurikiza ibyo ndi bumubwire muri iyi video ishobora kuza kurangira yababonye aba subscribers 1000. Ndabizi wagerageje ibishoboka byose, wakoze video nziza abantu banga kugukora subscribe, wakoze video ndende abantu banga kugukora subscribe, wakoze video nyinshi ndetse uhozaho abantu banga kugukorera subscribe. Bivuze ngo aba subscribers ubu nonanga 1000 baracyari indoto kuri wowe. Nawe ari wewe wenyine waguwe, nanjye ubwaye nagerageje ibishoboka byose nk'umwarimu ngo mbakorera uburyo bushoboka mwabonamo aba subscribers 1000 ariko biranga. Nabakoreye group ya WhatsApp ijyamo abantu barenga 1000 ngahe, nta kintu byabamariye kubera kwirirwa mu droppingamo ibi link ntibigire n'umwe icyo bimumarira. Ndetse dukora na live zo kugira ngo muzamurane nazo hano biranga. Uyu munsi rero niyo mpamvu ubona na birakarengira ngo uyu munsi dukoresha ubu buryo bwaba bwemewe bwaba butemewe, ni uburyo bwa nyuma bushoboka bwo kuba wabonamo aba subscribers 1000 uku kwezi kwa gatatu. Kuri iyi tariki ugiye kubonamo iyi video ni itariki nziza yo guhita ukoramo impinduka. Twagwiraje gukora groupe ya WhatsApp, mukaza mukarundamo muze amalink, ukaza gusanga video link y'umuntu wa mbere bayirenzaho ibindi byose ku buryo nta muntu ikabonwa n'abantu bake, abenshi bikaza kwisanga batayibonye, ndetse bamwe bakarambirwa bagakora left. Dukora hano live, kandi kuri live ntabwo byoroha gukanda ku ifoto y'umuntu ngo ujya kuri channel ye. Niyo mpamvu ubona na birakari uku kwezi kwa gatatu ni ukwezi ko guhinduka. Nimba uzi kubonye iyi video uyu munsi ugiye guhita ubona impinduka zidasanzwe. Nanjye ubwanjye mwarimu ngiye kurenga ku mategeko n'amabwiriza kugira ngo tubanze dushyire ikibazo ku ruhande cy'aba subscribers. Nkuko twagiye tubivuga muri video zibanza, ikintu bita sub for sub ntabwo ari ikintu cyemewe hano kuri YouTube. Ni nayo mpamvu twakigerageje kuri WhatsApp kugira ngo tureke uburyo cyazamuka, ariko abenshi nta mumaro byabagiriye. Uyu munsi rero wowe uri hano ubabajwe no kubona aba subscribers 1000, ese impamvu turizwa n'aba subscribers 1000 urayize? Impamvu turizwa n'aba subscribers 1000, iyo wagize aba subscribers 1000 nibura uba wujuje kimwe mu bisabwa ngo YouTube iguhe monetization. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kubashaka ikiba kibe uburyo tubashakamo bwose ntago mbyitaye. Nimba uri hano umushaka gukora video organic cyangwa kwa kuvuga ngo ngiye nzakora content, nzakora ngo video ngo imeze gutya ngo abantu baze gukora subscribe, nibyo yego ndanagushyigikiye, ariko uyu munsi iyi video igenewe gusa abantu bifuza gufatanya bakazamurana ku kibi n'ikiza. Wowe nimba ari gutyo uriho gukura ni byiza, ni nabyo yego twavuga byemewe 100%, ariko uyu munsi iyi video nyikoreye abantu bashaka gufashanya, bagiye babinsaba kenshi tugakora group, bagiye baza ku live yanjye n'ibiki byose tugafashanya. Uyu munsi iyi video ni yabo, utaza gutangamo igitekerezo nimba uzi kutari muri uwo murongo wo kuvuga ngo mfatanye n'abandi ndebe ko nanjye channel yanjye yazamuka. Uyu munsi rero tugiye kubikora gute? Mbere yuko tubikora, mbere yuko tubigenza gutyo, wibuke ko iyo ibi nibikunanira ndetse n'uburyo bwo gukora organically bikanga, uzibuke neza ko Twika SMM ariho bahita bazira bagahita baguha aba subscribers nawe kuza kimwe mu bisabwa ngo be monetize. Ni ukuvuga ngo weyo wigeragereje ukabona byanze, ukabona uruhare rwawe ntago ruri gukunda, nibwo uhita ubwira Twika SMM bagahita bakubwira ngo zana hano tubigufashe, twebwe twarabyigiye. Rero uze kubahamagara cyangwa bandikire kuri 0793255661 hanyuma bahite babigufashamo. Hari na serivisi nyinshi zijyanye no kuzamura social medias batanga. Rero reka duhite dutangira uyu munsi. Narakaye ni hagati mu kwezi, ni ku itariki zigeramo mu 8 aho ngaho. Ni umwanya mwiza tugiye guhita duprofita ku kwezi kwa gatatu. Ku kwezi kwa gatatu nshaka gukoramo video nyinshi ndetse zifite aho zihuriye no kuzamura abantu. Icyo usabwa wowe nimba uri mushyashya uze kureba ko wakoze subscribe, ufungure inzogera, kuko buri video yose izajya igera hano uzajya yungukiramo aba subscribers. Ngiyewe Gataru bibabwiye, murabizi ko twagiye dutangira. Nitudatinze ni gute turi bubikora. Wowe nimba ubonye iyi video ukaba wifuza gukura ufatanyije n'abandi, kubona aba subscribers ufatanyije n'abandi, ni ukuvuga ngo bimwe mwita ngo nzamura nkuzamura. Hari ikintu rero tugiye guhita dukora tutigeze dukora mbere na mbere. Twabikoze muri groupe biranga, muri live biranga, kubera ko live bitakunda gukanda ku ifoto y'umuntu ngo uhite ujya kuri channel, bikakugora ujya gusacinga channel y'umuntu ndetse ukanayibura, cyangwa arimo ugakora subscribe umuntu utari we biturutse ko wenda bitiranwa amazina. Uyu munsi rero uburyo tugiye gukoresha ni ubwo gukanda ku ifoto y'umuntu ugahita utunka kuri channel yiwe uwo mwanya. Gute rero? Nimba uri kureba iyi video uyu mwanya uri kundeba gutya, andika muri comment nziza
yo kubwira bagenzi bawe ngo tuzamura cyangwa se dufatanye. Nurangiza kuyandika, buri muntu wese uri burebe iyi video yandike iyo comment tuzamura. Nuza wowe ugiye kwandikiya abantu bose banditse comment hano muri iyi video, ugenda ukanda ku mafoto yabo, urahita winjira, urabona ahantu handitse ngo view channel, uhita winjira kuri channel, commenting kuri video, umukore subscribe, ugaruke. Ubu buryo murabukoresha mwese. Wowe uraza ujye muri comment, wandikemo comment yawe nziza yerekana ko ushaka kuzamurana n'abandi. Navuze abantu bashaka kuzamurana. Numara kuyandika, urebe abandi bose bamaze kwandika mbere yawe, nurangiza ukande ku ifoto yabo, urahita ubona ahantu handitse ngo view channel, hanyuma ukande ujye kuri channel ya wa muntu. Urumva urabugiyeho direct bitagusabye kujya kumusacinga ndetse n'ibindi. Nonze nugira kuri channel y'umukorere subscribe, uhita ugaruka, uhita wandika muri comment ze, wandika uti nagukoreye nawe unkorere, nawe arahita gusanga muri comment ze, akande ku ifoto yawe agaruke. Ibyo bintu rero ushobora kwiyumva gutyo ukavuga uti ngiye nshobora gukorera benshi, ngiye ntibankorere. Ni ukuvuga ngo n'ubundi jya uteganya ko ibintu byose nimba ukoreye abantu 100 jya ubara kuri ubonemo nka 30, kubera ko abantu twese ntabwo turi beza. Ariko icyo nagushishikariza, niba ushaka uko wumva wagirirwa ibyiza, abantu bagukandaho ari benshi bakagufasha, nawe bajya wumva ko ariko wafashe abandi, kuko iyo umuntu agufashe we ntumufashe uba umuhemukiye ndetse uba umutengushye, icyo gihe acika intege. Rero abantu bose bari buze kureba iyi video, mwandike comment muri iyi video muri kureba, kugira ngo musase cyangwa se murikore liste y'amazina yanyu hano gutya bimeze gute. Ninkomantinga nitwa Gatari, nitwa Fred agakomantinga, ni witwa Icyanza agakomantinga gutyo, noneho ndi witwa Eric araza kuza kande kuri Gatari amukore subscribe, yandike muri comment za video ze gutyo. None buri muntu wese uri burebe iyi video yandike comment ibwira bagenzi be ko ashaka ko bazamurana, bamukandeho, bagende kuri video ye, bakore subscribe, hanyuma bahite bandika muri comment. Nawe nuza kugira muri za comment za wa muntu wakwandikiye ko yabigusoreje, nugera muri comment zawe uraza gusangamo abantu babyanditsemo, uhite nawe ubakandira ku ifoto, uhite ukomeza gutyo mukomeze mubikora. Uku kwezi kwa gatatu tugiye gukoresha uburyo ubushoboka n'ubudashoboka kugira ngo umuntu wese arebe ko yagira kimwe ndetse basharinga n'abandi batari babimenya, kugira ngo nabo bajye badukurikira. Barakoze cyane.